na agenda y'umugabo ya 2005. Buri muntu agira agenda ya buri mwaka yandikamo ibintu bye. Afunguye abona wa mugabo w'umwicanyi turi kubona kera yasaga neza. Ari akabogari. Uyu niwe kirakinura gisigaye gisa nabi n'igikiyitaho ibyanwa nicyogosha uruhara wagira ngo ni Doni Dangote, ariko umusore kera yasaga neza. Aguye kuri agenda y'umugabo, yatangiye gusoma muri agenda kera cyangwa se zino diary. Ni akantu k'agatabo usanga umuntu agenda akandikamo amakuru ye. Nigeze kugwa kuri agenda ya Slay Queen ku itariki 15 naryamanye na Titi Brown. Ngaho rero agenda ni akantu usanga umuntu yandikamo amabanga ye nyine ibintu bye. Yaguye kuri agenda y'iki kigabo cy'ikicaye byo muri 2005. Uyu mugabo zitarasota, reka bakwereka uyu mugabo yarabaye hate mu myaka yo hambere ishize. Uyu mugabo yarabaye hati. Barakwereka ku kibuga cy'indege. Ibi nibyo bari gusoma muri iriya agenda y'umugabo, iriya diary. Bimeze bite? Hano hari private jet privé y'abantu. Uyu mugabo wabaye umwicanyi, wabaye nk'uwasaze Amerikani. Amazina yanjye ni Sanjay. Yari bogari koko, ari umukire. Ntabwo yategaga indege. Bira byo gutega indege ni ibyanyu by'abakene mutega twegeranye uhuriramo n'abantu benshi. Iriya ni nka twegerane yo mu kirere. Ubundi abakire bagenda muri private jet ya wenyine kuko tega taxi voiture. Sanjay Singhania. Bayita Sanjay Singhania. Ni icyamamare koko. Reka bakwereka uyu mugabo zitarasota ataraba muri buriya buzima yarabaye hate. Bagusubisha inyuma imyaka 3. Umugabo ntabwo yikoraga agakapu nakitwaza. Business nicyo kintu nkunda kandi ko kazi kanje. Papa wanjye yajyaga arota ubuhinde kuba yabugira kari bwo bufite kampani ya mbere yitumanaho. Umugabo wamwakirizaga indabyi yaje afite abapampe benshi cyane. Ubu indoto zaho zari za papa wanjye. Ubu niyo ntego yanjye. Nta kintu nzasiga kidakozwe kugira ngo ibyo mbigereho. Umugabo agenda wagira ngo ni perezida baherekeje. Nuko yagendaga mu myaka 3 ishize bataramukubita ku mutwe ngo zisote. Umugabo yari umukire koko. Umuntu ariko ari umwana muto wakize. Mumbai mera ghar hai. Uyu muri Mumbai. Maka janam sthan. Mama wanjye yavukiye muri uyu mujyi. Mujhe bahut pyar. Urumva ni byinshi bimuzana uyu mujyi. Katurori. Mama niho yavukiye. Sore dore konvoye bimuherekeje. Ye Airvoice Mobile Company. Hano tugiye rero afite ikigo cy'itumanaho nko kumva za MTN za Airtel, no afite ikigo cy'itumanaho cyitwa Airvoice. Mera office. Hano ni muri office yanjye. Ye hai mere bharosemand employees. Abo bona ni bakozi banjye nizera cyane. Sore nguru muraho turabapampe nagagenda wenyine. Burano ubona icyamamare kigenda kitari kumwe n'abapampe ubugore nta yibiriho. Kiba ari icyamama re nta yibiriho.